Ndagushimiye wowe wakoze subscribe kuri Berwa TV. Komeza ugubwe neza. Ngendiyigwe n'umukamunga w'amacuma acanye abavyeyi bavuze impundu, umuvyeyi wibarutse inyamibwa avuze ubuhuha inoni ze cacana hose abana bato baryunyano bitegura kwitiwe nyamibwa izina. Ndi Dogiteri Berwa. Ikiganiro n'imenye ikinyarwanda usobanukirwe. Ngiye kubasobanurira ijambo kurambagiza no gufata irembo. Ni icyiciro cya mbere cy'ubukwe bwo mu Rwanda. Turahera ku ijambo kurambagiza byakorwaga bite, turaheruka gufata irembo bikorwa bite. Mbahaye ikaze. Kurambagiza ni ukureba uburanga bw'umukobwa n'ubwiza bwe, ukagenzura imico n'imyifatire ye, uko yitwara n'imibereho n'umurimo akora, isuku ndetse n'umuryango akomokamo, umuntu amenye ko yahawe uburere bwiza. Kandi ikindi, mu Rwanda kurambagiza byakorwaga n'umubyeyi ariko abifashishijwemo cyangwa afashijwe n'uwitwaga umuranga. Ariko hari igihe umusore ari we wabyikoreraga akaba ari urambagiza, cyane cyane iyo yabaga ashaka kurambagiza umukobwa baturanye. Umuranga kandi ni nawe wagombaga guhuza iyo miryango yombi kugira ngo abe ari we niwe wahuzaga iyo miryango, kandi akaba ari nawe usabira umuhungu. Ubwo ni ubusobanuro bwo kurambagiza. Dukomeze gufata irembo. Gufata irembo ni igikorwa gikurikira kurambagiza. Uyu muhango ubera iwabo w'umukobwa. Umuryango w'umuhungu utegura inzoga maze ukajya iwabo w'umukobwa. Ubwo umuranga akabwira umuryango yagiyemo cyangwa umuryango arimo, akawubwira ko umuryango we washimye umukobwa wo muri urwo rugo, nuko akababwira ko yifuza kuba yaba umuhuza w'imiryango yombi. Uko nuko bafata irembo cyangwa bafataga irembo. Bateguraga inzoga, iwabo w'umusore bateguraga inzoga, umuranga cyangwa undi muntu ubatumye akaba ari we ujya gusabira iwabo, ujyana inzoga akajya gusaba ko yahuza iyo miryango bagahana abageni. Ndagushimiye ko wadukurikiye. Mugira amahoro. Kandi mwibuke gukora subscribe kuri Berwa TV. Izi video zijya zigera ku bantu benshi. Ari abadasobanukiwe, kandi no muri comment mumbwire cyangwa munyandikire mumbwire ibyo mushaka gusobanura. Mukomeze mugubwe neza.